Wigeze wibaza impamvu ki inkwavu zawe zipfa cyane? Ukorora ariko ukajya ubona zirimo zirapfa, ukabona ntago ziri kuguha umusaruro nk'uko wari uwiteze. Dore igisubizo ni iki: kora ibiraro byiza bizima bifite isuku. Nibyo bizagufasha kugira ngo inkwavu zawe zibeho zidahura n'umwanda, yaba ari amaganga, yaba ari amahurunguru, yaba ari na ya mahuderi cyangwa ya myuka mibi izamuka ikazitera indwara z'ubuhumekero. Icyo gihe nuba wagikemuye ikibiraro, icyo gihe rwose inkwavu zawe nta kibazo kindi zizagira. Iwacu Connect nicyo tubafasha, ngira ngo murabibona hano turi mu kazi hano, ngira ngo murabibona yuko ibi biraro ari ibiraro byiza cyane. Murabona ko urukwavu ruba ruryamye ahantu heza. Ubu ni ibiraro twatangiye turimo turubaka kugira ngo turebe yuko twakemura ikibazo cy'ibihombo biva mu gupfusha inkwavu mu buryo butitaweho cyangwa se butateganyijwe. Komeza udukurikire, ugere kuri YouTube channel urebe video z'ibiraro bigezweho twakoze. Hanyuma niba utakoze subscribe uyikore, ikindi uduhe commande tuze tugukorere ibiraro byiza nk'ibi ngibi. Iki kiraro nta mbeba yacamo, nta n'ikindi cyonnyi, hasigaye kugifunga gusa, ubundi inkwavu zawe zigatekana. Cyaho duhurire kuri YouTube channel Iwacu Connect.